banshyize inyuma y'amacupa y'indabo byiza ko ni ubwa mbere mbonye abanyamakuru bamfotora sinzi niba bari bworoherwe no kuza kubona isura yanjye ubusanzwe mugereye ko dufotora abandi Migabo n'indirimbo nahimbye mpimbira umukuru w'igihugu nishyuriwe n'igihugu kuva muri segonderi kugeza ndangije universite aho ntandukaniye n'izindi fashion wongera uhaguruke champagne ziri kukingiriza aguteze indabo ajya tsiningisha umuntu uzengaha umwihariko wa Scovia Fashion ugomba kuba uhari byanga bikunda nk'uko nanjye ndi hano mfite umwihariko byanga bikunda ntandukanye n'undi uri hano ari nayo mpamvu ndi kuri pano uri kuri kamera urumva ko hari itandukaniro umukozi none wowe ukaba uri aho uri umukozi igenda ishefu turashimira itangazamakuru byose byayitabiriye press conference yacu and of the Arabic Baby Times so mu gutangira press conference yacu reka dusabe Cyusa Ibrahim kugira ngo adutangirize iyi press conference n'impamvu ya concert ndetse n'icyo avuga kuri concert igomba kuba tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. muraho ndishimye kuba ndi hano kandi nkaba mbabona hano nshimishijwe n'uburyo mu nteje iteka nkaba ngiye gukora igitaramo cyanjye cya mbere nkanjye nk'umuhanzi ndashimira cyane abafatanyabikorwa buri wese yaranyumvise mugejejeho icyifuzo cyanjye cyo gukora igitaramo mwanteye mu bitugu ndashimira cyane umuyoboke niwe wambwiye ijambo rya mbere dukore konseri atuma nanjye nkanguka ndavuga nti wa mugani igihe kirageze yuko nkora konseri yanjye ndamushimira cyane ndashimira Fiacre nawe turabana turahorana turagendana atari bo ntabwo nari kubasha gukora igitaramo atari bo ntabwo nari kubasha kwabuka bigeze hano mwese ndabashimira abanyamakuru ndashimira abaproducer bankoreye indirimbo Bob Pastor P Rwiza abo bose nibo batumye mwumva ibihangano byanjye bashyira impano yanjye mukayumva mukayikunda tukayisangiza abanyarwanda rero ndishimye kuba ngiye gukora igitaramo cya mbere tariki 8 z'ukwa gatandatu igitaramo ntashidikanya yuko kigomba kuba ari cyiza kandi kizaba kirimo uburyohe bwa gakondo murakoze mwakagira inama Alex mbere yuko twakira wenda abafatanyabikorwa muri kumwe ndetse n'itangazamakuru ku bibazo bari buze kubaza wenda Cyusa ndetse n'abandi bari hano kubera iki watekereje ko Cyusa kuri igitaramo muri uko kwezi kwa gatandatu ngira ngo ntabwo nabitekereje kubera iki muri pasoro inshuti yanjye Cyusa namumenye yiga muri kaminuza y'Ubutare abyina nyamibwa aza kuza mu nganzo ngari aza kuba akarere isoro atangiye gukora akarere isoro yagiye kuririmba kuri Grand Legacy naho mbashimira nawe bafatanyabikorwa nanone kuko yari igihe kirekire najyaga njyayo nkamubona umuntu ukuntu ahafungira n'abantu bahari bukeye namubwira nagiye kuririmba mu mahoteli utangiye kuririmba ku giti cyawe kuko abafana bamaze kubabona yarabikurikije kandi biramuhira ariko sinasohoka bagenda nyuma ntabwo nanjye gukora igitaramo bye kuko inzego zari zimaze kuba nyinshi rero nk'uko naje kumubwira reka dukore igitaramo cyawe kuko abafana bo bafite bakaba barahari dutangire urugendo ntabwo abandi bahanzi buri muhanzi kugira ngo abe umuhanzi mukuru leta muri za management z'abahanzi ni uko agomba kuba afite alubumu iri hanze
abantu babona. Uzareba kenshi iyo umuntu agiye kubanza yo kuvuga ibigwi bye ahera ku marubumu ye afite. Gukora igitaramo cy'albumu ye ni ukugaragaza yuko nawe yakoze. Uriya ni nko kuvuga ko yihariye n'umuziki nuko agiye bifata kuba yatagerageza gukora. So itangazamakuru mwagiye muhura nawe kenshi mu ndirimbo z'uko zikora bamutabaza mu bitaramo bitandukanye, ariko igitekerezo umaze kugira cyane mu gitaramo yakoze cya East Africa gifata mu kibuga cya gakondo cyabereye kuri Arena Bekane mu Repubulika yagize mu gutera icyaje kutageza kuri umufatano wanjye dukorana mu kazi ka buri munsi ariwo tuyakire. So tuzamugereza mu gitaramo ariko tugikore. So kandi mashini rero itangazamakuru ukuntu nagiye mbona mwakiriye amaze gushyira hanze kuri site y'igitaramo kigiye kuba, abakozi cyane bari bashimiye n'abahanzi muri rusange bo yahamagaye bamufashe, yaba ari Mwazogari yabyinyemo, yaba ari kuri Snap uri umuhanzikazi kugira ngo muze araza kwivugaho, umuproducer umuhanzikazi mwiza wize umuziki, ukora umuziki kandi ndagutije we. Abo ni abahanzi bagiye bagerageza kugira ngo bamufashe, ariko ibyo ngibyo none byaje kuva kuki afite indirimbo yitwa Migabo, indirimbo yakoze 2019, indirimbo ndayikunda ku giti cyanjye, indirimbo araza kuyisobanura, indirimbo yavugaga umukuru w'igihugu yavugaga His Excellence, niwe yaririmbaga nawe yavugaga indirimbo ko igenda itsinda yabaye nkaho mu buryo akavuga ati niko abantu bayikundaga. Yamagiye kuririmba ahantu bakayimusaba abagamije bakomoka akishira hamwe nawe, biba ngombwa ariko no kubera ikino ndirimbo utayitira albumu yo kwirirwa nanjye twasibwa mu byeri bisanzwe. Uno munsi ndi hano ku mpamvu zirenga 3. Ndi hano nk'uhagarariye iyamamazabikorwa mu kigo cya Yaya Group gitanga serivisi z'ubuhinzi zigezweho. Ndi hano nk'utegura ibitaramo uzi icyo bisaba n'ubushobozi bisaba kugira ngo igitaramo gikorwe, ariko kandi aho ndi hose n'ubundi mpamagara music industry murabizi. Akoze neza murakoze cyane. Nitwa Kayiranga Jean Pierre, ushinzwe kwamamaza ibikorwa bya University of Kigali. Kugira ngo rero dutere inkunga uyu muvandimwe, University of Kigali University ishinzwe cyangwa se igamije guteza urubyiruko imbere ariko rujijuka. Ni ikintu cyiza umuvandimwe wacu, umwana wacu yize University, ni ibintu by'agaciro. Turaho rero kugira ngo duteze imbere cyane cyane urubyiruko rujye rukora ibyo ruzi cyane cyane rujijutse. Tugitangira mpamya ko mwavuze ibyo dukora byose muri make, ndumva ari byo ngibyo. N'ubundi tuzamura inyuma n'abandi bifuza guteza imbere igihugu, ariko mu burezi turabafasha nta kibazo. Murakoze. Mwiriwe, njye nitwa Robert Kayitani. Tukaba twimportinga wines and spirits zitandukanye. Dufite ubwoko bw'ama wines and spirits zitandukanye, amagin, amawhisky, amacognac, amashampanye, amaprosecco. Ariko cyane cyane kuri kino gitaramo cya Migabo twahisemo gukoresha iriya Prosecco Caneteri na sponsor w'iki gitaramo. Impamvu twahisemo gufatanya na Migabo cyane cyane ni kubera n'ubushimange cyangwa se gushyigikira umuco wa gakondo mu Rwanda, cyane cyane cyusa nabo yatoranyije gufatanya nawe igitaramo. So Alex na Fiacre babitugejejeho, ntabwo twahise tubyakira nta nubwo byabagoye, kuko ni ibintu Abanyarwanda twese tugomba gushyigikira umuco wa gakondo mu Rwanda. Murakoze. Mwiriwe neza. Nanjye ni Sales and Marketing Manager muri Techno Market. Ku bantu bata Techno Market ntabwo ibintu dukora twebwe ari ibintu bya nk'uko abantu bamwe babiconfusinga n'amatelefone oya. Market for technology, ni ukuvuga dukora ibintu bya printing and branding by'ubwoko bwose, kandi murabibona na ni backdrop iri inyuma yacu, amapula n'ibindi bintu, ibitabo. Turi the best printing company bikora neza.
ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ibintu byose wakenera bikenera guprinting, ibintu bikava muri soft bikajya muri hard copy, turabikora. Twahisemo rero gutera inkunga iki gitaramo cya Migabo kubera ko nka Techno Market ibintu bijyanye n'umuco turabyumva cyane, turabikunda, kandi noneho igihugu cyacu tubakiye ku muco, niyo mpamvu twumvise ko ni ngombwa gutera inkunga iki gitaramo. Murakoze cyane. Next. Murakoze. Twatwageze Jean Damascene, umukozi ushinzwe ibikorwa muri kampani yitwa Kaje Rwanda ikora imirimo y'ubwubatsi by'imihanda n'amazu. Itewe ishema no gushyigikira umuhanzi Cyusa. Twese turabizi kubaka u Rwanda ntabwo ari ukubaka ibikorwa remezo gusa, ahubwo harimo no gusigasira umuco nyarwanda. Ni muri urwo rwego dukunda gushyigikira abahanzi, by'umwihariko abajyanye n'umuco gakondo wacu, kubashyigikira twumva rwose biteye ishema. Muri iyo mpamvu rero tunejejwe no kuba muri uyu mwanya kugira ngo tuzafatanye na mugenzi wacu Cyusa muri iki gitaramo cyo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Murakoze. Murakoze. Mama w'u Rwanda Sawa Scovia Fashion. Banshyize inyuma y'amacupa y'indabo. Murakoze cyane. Nitwa Scovia Mutesi. Ni byiza ko ni ubwa mbere mbonye abanyamakuru bamfotora, sinzi niba bari bworoherwe no kuza kubona isura yanjye. Ubusanzwe menyereye ko dufotora abandi. Uyu munsi rero ndishimira ko muri iki gitaramo tuzatarama tukizihirwa. Ni umuyobozi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo Scovia Fashion Shop. Twifuza ko abantu baba bari muri iki gitaramo bambaye neza, baberewe, twidagaduye, hanyuma tukazamura urugero. Gutera inkunga iki gitaramo no gushyigikira uwo ari we wese mu buryo bwe, kandi ndi buvuge ngo ku bihangano byacu bwite bitarimo iby'abandi twatiye. Abari aha kuri pano bose rero nkurikije uko numvishe bavuga barankeneye, kuko ndi umwe mu bafite impamvu yo kumenyekanisha ibyo bakora. Ndabashimiye n'umuntu. Murakoze cyane Scovia. Turashimira ndetse n'abafatanyabikorwa bacu bagize icyo bavuga ku mpamvu ndetse wenda n'umwanya bahaye iki gitaramo Migabo Live Concert igomba kuba tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu muri Camp Kigali. Ruti Joel ndetse na Chris Nick ndetse na Maria Yohana n'Inganzo Nkari bakazamufasha muri iki gitaramo. Reka twihutse cyane twerekeze mu bibazo by'abanyamakuru bavuye mu itangazamakuru bitandukanye kugira ngo nabo bagire icyo babaza abari kuri pano yacu. Jean-Pierre. Murakoze. Kubanza gushimira Cyusa ko agiye kuduha concert nyuma y'imyaka irenga 6 ari mu muziki. Igitaramo cye bwite agiye gukora. Nshaka kubaza igitaramo cyise Migabo Live Concert, abantu baribaza se indirimbo nyinshi zaririmba ese wenda bishobora kuzarangira n'ubundi ntabwo witwa Migabo inyuma y'uko tuzaba tubona igitaramo, cyangwa bizarangira aho ngaho, ariko se birashoboka ko twabona n'iyo album yitwa Migabo wenda umuntu akazaza aniteguye no kuzabona amasezerano. Hanyuma icyo nashakaga kubaza muyoboke hari ukuganiriza umuntu kumva arabyumva ko ashaka ko yakora concert, ariko se muganira mu minsi ya mbere wabonaga byumva ko yakora igitaramo cye bwite. Hanyuma kuri Ruti Joel, umwaka ushize nibwo wamuritse album yawe, hashize amezi menshi nta ndirimbo nshya tubona za bwite. Hari n'amakuru avuga ko ushobora gukora kuri album yawe nshya, sinzi niba ibyo byaba bihari, ese urateganyiriza iki abafana bawe? Murakoze. Murakoze. Iki gitaramo nakise Migabo Live Concert bitewe n'indirimbo nahimbye yitwa Migabo. Migabo ni indirimbo nahimbye mpimbira
umukuru w'igihugu, intore zirusha intambwe. Impamvu nayise Migabo live concert nkabishyira no ku itariki 8 z'ukwa gatandatu, ni uko hazaba habura iminsi mikeya tukava mu nka. Ni umusanzu wanjye rero nk'umuntu wo gushimira imyaka 30, cyane ko njyewe yanyoboye neza, nishyuriwe n'igihugu kuva muri segonderi kugeza ndangije universite. Rero numvaga ngomba kumwitura, nkamuhimbira indirimbo, nkanakora n'igitaramo cyo kumushimira. Niyo mpamvu nayise igitaramo nakise Migabo live concert. Kuri album ntabwo navuga ngo nzaza muri concert mfite amasede, cyane ko muri iki gihe nta muntu ukizana amasede ngo bagure ibintu byose kira hanze album ebyiri icyarimwe. Album ya mbere izitwa Migabo, iya kabiri izitwa Muvu n'Amata. Rero ni muri ubwo buryo rero ntabwo ku munsi wa concert nzazana amasede, oya, inyuma ahubwo ya concert nzashyira hanze album ebyiri icyarimwe. Bakoze. Ikibazo icyo ni Alex. Yambe Abanyarwanda abaza kubwira umuntu yahise abyumva. Yego yahise abyumva kubera ko niyo mpamvu turi hano. Iyo atabyumva twari twarayitekeye. Nakubwira nti cyusa umusaza w'inshuti yanjye n'umuntu tubana umunsi ku munsi, kugira ngo abajya bajya mu bitaramo nuko tuba turi hamwe n'inshuti yanjye. So kubimubwira rero ni uko nawe byari bikwiye. Buri muhanzi araririmba indirimbo nziza abantu bakazikunda, ariko ntabwo wategura ibitaramo, ntabwo yabikora byose icyarimwe. Abakeneye wa muntu uri iruhande, kandi numva ko atari kubyanga, kuko ni ibintu maze imyaka irenga 10 negura ibitaramo. Mugenzi wanjye ntabwo akunda kujya imbere ya kamera fiacre, cyangwa ajya gutamana kuko muri gospel, kuko mu yateguraga yateguraga gospel concerts hamwe na gakondo. So tuza kuguza ingufu rero kugira ngo tujye tubikorana byose. Namugejeje igitekerezo ko nababwiye mbere, tujya kureba Cyusa, tumuhamagaye gusanga nawe yabitekereza, ariko yibaza nawe ati nabihera hehe, kuko ni umuririmbyi arabiririmba, akajya muri studio agakora ibitaramo, ariko kugira ngo ategure igitaramo cye cy'iko namubwiye, birasa nkaho yimariye n'umuziki kuko nabibabwiye kare. Ni igitaramo cye, nubwo abahanzi bageze baza kumutera mu bitugu, ariko tuba ari igitaramo cyo nari bigaragara neza. Murakoze cyane. Mperuka gusohora album umwaka ushize mu kwa mbere, murakoze mu kwa 12. Uyu mwaka kuri jyewe ndawugeneye His Excellence, kubera hari indirimbo namuteguriye ijya gusohora vuba yitwa Mukota. Hanyuma album ya kabiri nayo ndi kuyikoraho, ariko mu by'ukuri sinzi igihe izayirangiza, naba ngiye kubeshya. Merci. Kandi numva ko tugomba kugerera neza cyane atarabaho. Mukota iri mu nzira vuba, byiza cyane. So abandi bashaka kubaza, dufate ibibazo nka 5 kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Akoze Jean Paul gukora kuri radio. Ikibazo cyane kijyanye n'abagenzi banjye. Tumaze igihe tujya mu bitaramo byinshi, hakabaho ikibazo cy'inyinshi, kubera ko mu myidagaduro abanyamakuru uko buri munsi bishira bagenda biyongera, ugasanga bamwe barahageze kubera ko bazwi, bahawe opportunity zo kwinjira, abandi barahageze ntibabone uburyo bwo kwinjira muri showbiz. Byo bikunda kubaho cyane. Turashaka kubabaza ku kibazo kijyanye n'umutekano w'imyinjire yabo, ikindi n'uburyo bazakoramo akazi kabo. Muri live concert akenshi hari igihe mukoramo live recording, uburyo nk'abantu bakoresha YouTube usanga nta buryo bafite kuko bashakamo content yabo.
mutegurire noneho no ku bijyanye n'umutekano w'abantu gusa uzatubarize hari ukuntu tujya tugira gutyo hajyaho gufotora ukabona kamera yawe barayihutaje nabyo mutubwire ukuntu tuzakoramo kugira ngo ibintu byacu tuzatangariza abanyarwanda nyuma y'igitaramo bizabe bisa neza. ariko mbere y'uko wenda manager muvanga na Cyusa dufite umushinzwe sekirite hano sibyo, reka tumugenere umwanya tubwire amabwiriza bamuhaye ameze gutya kugira ngo tumenye uko zimeze. Ndabeshya reka nabanze kutwinjira amabwiriza tumuhaye ko hari n'ibyo twabanje gukora kugira ngo aze kubabwira ibyo azakora mo ndabyo. Jean Paul avuze yuko abanyamakuru babaye benshi, nta muri bimwe kumesura abanyamakuru kuko harimo n'aba social media influencer kandi dukorana nabo ntabwo ari abanyamakuru. Icyo nababwira rero, abanyamakuru mwaje hano muhagarara ibinyamakuru byanyu mwese mwemerewe kuzaza, ariko ikijyanye n'aho muza hagarara mufotora iyo ni sekirite y'ushinzwe sekirite, kuko nk'uko muhagaze gutya muri imbere y'abantu baje mu gitaramo bishyuye ntabwo ari byo. Hariho pozisiyo bazareka muzahagararamo kugira ngo mufate igihe zanyu. This time buri muntu wese azaza muri content mu gitaramo cya Migabo dukeza amahoro dufite, umudendezo dufite, muzaze mubibwire abanyarwanda ibyo cyose yabakoreye. Ndibaza ko RBA ariyo ifite muza nini cyane izamucishaho live, so ariko abandi muzaze, ariko habemo wa mutuzo wo kutaza kubangamira umukiriya, umufana wa Cyusa waje aje kureba igitaramo n'iyishyuriye. So ibyo ngibyo nababwira, aho kujyanye pozisiyo ko muzahagarara n'iki dore ubishinzwe ni Gatete nawe twamuzanye aha ngaha kugira ngo icyo cyababwira. Ariko iki nanone ngira ngo mbabwire, hari muza kwiyandikaho kugira ngo tubagerere n'uburyo muzinjira. nabo twamagaye abantu bamwe bose twababwiye ngo baze. Nanone kumbwira ngo uje gukora inkuru, urugero twaragendanye utarigize na posti utarigize n'ikintu na kimwe uvuga, rimwe na rimwe bafata nk'abantu bize mu gitaramo nabo, kuko natwe turi abantu nubwo ibitaramo byabaye muza kureba kwinjoyinga music, ariko nta kintu wigeze utangaza. Uraje urambutse mvuye kuri mushumba.com nkakubaza se n'urugero n'intanze sinzi n'ibibaho zigari nyinshi, nkakubaza se byibuze ugeze kuri iki gitaramo ntabyo. Wowe waje kubera ko uzi ko ukoraho, rimwe na rimwe mujye mujyana n'ikibaranga, kubera yuko hari igihe uza uri n'umunyamakuru kubera ko tuziranye ariko ntahari, hari igihe usanga ntahari n'agatita atakuzi, ariko mweretse n'ayambagira sivuga nabo muri entertainment rero nabo bafite abanyamakuru bose n'abamuhinzi n'ubworozi, ariko ndibaza ko bazaza yarayaje ko bazaza, ariko bazi bafite n'iyo karite y'abanyamakuru. So turaza gutanga lisiti muze kwiyandika kugira ngo bizatworohere. Murakoze cyane. Ku bijyanye n'umutekano, njyewe mpamagara leta ya Gate S Limited, ni kampani itanga umutekano mu ma-event menshi atandukanye, n'ubushize yakoze muri Tour du Rwanda. Umuyobozi Nyoboka bivuze neza kijyanye n'abanyamakuru, hari uko bazaduha briefing kandi tuzagenda uko bikwiriye. Uburyo y'imyinjirize tuzatangira kare bishoboka kandi bizagenda neza, cyo turabyizeza. twafata ibibazo nka bibiri kugira ngo cita. Murakoze, nitwa Jules William Niyitegeka, umunyamakuru nkaba n'umukozi kuri platform yitwa Chita Magic. Abayikuriye batugiriye icyizere. Ikibazo cya mbere ryari kibaza Mutesi Ruti Joel kuri guseka, batugiriye icyizere. Ndakibaza Mutesi Scovia, usibye kuba uri umunyamakuru ufite fashion shop yanakwitiriwe Scovia Fashion, ni uwuhe mwihariko cyangwa n'izihe products zidasanzwe uzaba ufitiye abantu bazaza mu gitaramo cya Cyusa, ku buryo n'umuntu uri buze kureba izi video turi buze gusohora amenya ati Scovia tumenyeye kuri Mama Rwagasabo n'ubwo agira fashion shop, umwihariko w'imyambaro afite n'iyi. Hari amakuru njyewe mfite ko imwe mu myambaro harimo ibara ry'ubururu, umweru, umutuku, iyo gahunda niba ariko bimeze ubwo ratubwira. Ikibazo kindi kibaza Cyusa,
dusanzwe tukubona performance zawe mu bukwe, dusanzwe tukubona performinga mu bindi bitaramo watumiwe nk'umuhanzi cyangwa n'itorero ryawe. Cyusa n'inkera performance uzakora mu gitaramo cyawe Migabo Live Concert izaba itandukaniye he n'indi shusho tukuzimo. Ikindi nkibaze muyoboke kiraza kujyana n'icyo Jean Paul yabajije, ariko wenda yabarije abanyamakuru gusa. Ikijyanye n'ibitaramo byo mu Rwanda ukunze kubona njye nabyita akavuyo k'imyinjirize y'abantu, ugasanga umuntu aguze tike ya VVIP abuze aho yicara, abantu baguze table y'abantu 8 n'abantu 4 babuze aho bicara, ugasanga ni ibintu bigaragaye nabi mu izina ry'umuhanzi. Niba ari igitaramo cya Cyusa hagira nkabaho nicara, ndagenda mvuga ko ibitaramo bya gakondo byose ari kimwe. Muze no kutubwira n'ikijyanye n'amasaha, kenshi mwamamaza amasaha y'igitaramo muvuga ko imiryango izafungurwa saa 11 show time, bikaba saa 1 bikagera saa 3 z'ijoro abantu barangiye. Ikibazo cya kindi ndakibaza Chris Needs, kuba agiye guperforminga muri iki gitaramo dusanzwe tumuzi nka producer mu Bisumizi, ni uwuhe mwihariko? Ntabwo tumenyereye kubona music producer wa audio ari kuririmbira abantu, we afite uwuhe mwihariko? Murakoze. Murakoze cyane Shita, reka dusangire kuri Mama Scovia Fashion Shop. Arakoze cyane. Aho ntandukaniye n'izindi fashion, wongera uhaguruke champagne zikukingiriza aguteze indabo ajya singisha umuntu uzengaha. Arakoze cyane. Umwihariko wa Scovia Fashion ugomba kuba hari byanga bikunda, nk'uko nanjye ndi hano mfite umwihariko. Byanga bikunda ntandukanye n'uri hano, ari nayo mpamvu ndi kuri pano uri kuri kamera, urumva ko hari itandukaniro. umukozi none ukaba uri aho umukozi igenda ishefu. Itandukaniro rihari kuri Scovia Fashion ni uko ubusanzwe tumenyereye ko fashion ziza abantu bazisanga aho zikorera ku mazu runaka. Muri ibi bitaramo bitandukanye, iki ntabwo aricyo cya mbere ndiwe nitabiriye. Njye ntabwo namamaza izina gusa, nzana na produit. Iyo nazanye rero imyambaro, hari iyo mba mfite, hari amabara wigeze kuvuga. Njye nk'umunyamakuru urabizi ko ntashobora kwerura ngo mvuge ngo naya, ariko hari amabara nk'ubururu, umutuku, umukara, tugashyiraho ibirango bitewe n'ukuntu wabyutse umeze. Ayo nayo turayafite. afurari zizakoreye bene nk'ubu. Urumva ubundi uvuga inkuru ku buryo yumva n'uri ku rwego rwo kuyumva, si ngombwa kwivuga. Izo nazo zirahari, ariko by'umwihariko turanga ko umuntu, urabona nka muyoboke ukuntu agize ati Cyusa akaba agize. Birasaba ko rero hari umutayeri uzaba uhari agafata ibipimo neza, nyuma y'iminsi ngahe agashaka umuntu wihuta akagusanga aho udataye akazi. Dukora cyane mu masaha menshi kandi tugamije gutera imbere. Niwo mwihariko uhari. Niba bagura ishati ugasanga hatariho iryo zina Scovia Fashion, ahantu hatabonwa na buri wese usibye wowe wayiyishyuye, kuko si nyamunda abantu bavunga umwenda wiguriye. Nubona utariho uzamenye ko wawugurishije atawukuye iwanjye. Byanga bikunda rero, hariho ariko batangiye kuza bazaseruka n'ubareba, uzajya ubona akeye ujye umenya ko ariho yaguze. Batangiye kuza kugira ngo tuzaze mu gitaramo gikeye. Waba ufite ikindi wambaza birarangiye. by'amabara byo birinze kubivuga, ariko twumva abandi. Amabara ntabwo nayavuga, ariko nayo ahari. Amabara niyo mfite menshi, umutuku, umweru, ubururu n'umukara. Ayo mabara ndayafite. N'ikirango cy'intare. Bakoze intare nayo navuze, ariko hariho ikirango. Murakoze cyane. Ikindi kibazo Kisi. Murakoze cyane. Yambajije ngo ntabwo hamenyere ko umuproducer aririmba, ariko njye iryo niyo tandukaniro ryanjye, ni uko ndi umuproducer ariko nkanaririmba kandi gakondo, indirimbo z'umuco zigira umwihariko. performance yawe iteguye gute ku buryo bizaba Performance yanjye sinavuga ko iteguye, kuko ubwo naba mvuze, naba nsa nkaho mvuze mvuga ibintu abantu bazabona, ariko iteguye neza cyane. Reka mwongereho gatoya, uyu ni umuhanzi wize ku Nyundo, wize umuziki, yabaye na Miss
yabaye na Messi ku nyundo wa mbere so rero ngira ngo abize ku nyundo muyabona performance zabo suje cyane cyo bambaye nta kintu nabarije abantu baza mu bitaramo byacu niba nkunda gakondo nje mu gitaramo cya Cyusa ariko bwa mbere nje mu gitaramo dutekereza no kuba baje mu Rwanda bwa mbere hagera mu gitaramo saa 11 kigatangira saa 3 z'ijoro harimo umuhanzi wa mbere kuri stage uburyo bwo kwinjira kugira mu bitaramo ugasanga umuntu ufite y'ibihumbi 200 mwavuze ko wenda azafite boto ya champagne ntayihari cyangwa se wenda muzanye ibisindisha wenda umuntu atanywa inzoga ikindi kwinjira kw'abantu igihe bizamo akavuyo ugasanga umuntu waje mu gitaramo atwaye iyo shusho nk'aho iyo shusho y'ibitaramo tumenye byo mu Rwanda byose reka tuvuge ibyiza kubera yuko turabifite byinshi reka mbere ku cyo kwinjira kw'abantu yahagera muzifite ugasanga nta kareme ariho yicaye twakoranye n'iya kampani ubona iTech kugira ngo abaguze amatike mwabibonye uragura itike ikakwereka tebo yawe nawe aba-VIP ikakwereka na site yawe so uzaba ufite itike nazinjira avuga ati ndi kuri tebo 10 site 3 bizaba byoroshye cyane muri iki gihe abafite na VIP itike zabo nazo kugira ngo zirakwereka aho uzaba wicaye ko zitandukanye iza VIP zo kuri tebo ndetse na regi inyuma ibyo abafite amatike bazajya we wenyine azajya yirebaho bamwereka agomba kwicara mu gihe amatike asa naho asa yose rero ko uburyo iTech yadufashije ndetse anayishimira cyane kugira ngo dutandukanye y'amatike itike yawe ufite unayereke ba bana ba Kigali Protocol ndetse n'abo bashinzwe umutekano wa bose ba Gatete kugira ngo ubone bakwicaze neza mu mahoro winjiye hanyuma ikijyanye n'amasaha buriya rero nayo bagiye mbibwira itangazamakuru muribwire n'abaza mu bitaramo turavuga ngo muze saa 12 akaza saa 1 mwebwe bibabwira ko mu gitaramo cyatangiye nk'ifoto rimwe gusa mu mabwiriza y'igitaramo kiratangira kandi umuhanzi yagize abahanzi bahari sometimes rimwe na rimwe musanga namwe mutiza umurindi w'abantu nawe itangazamakuru muramutangaza birimo kuhabera umuhanzi yageze abahanzi barahari ariko isayi nubwo abafana tubabwira ngo muzaze kare isaha twashyizeho n'icyo gihe igitaramo kizatangira yagira ngo gutangira kwigira batatangira saa 11 saa 12 saa 1 umuhanzi wageze kuri stage atatu kuririmba ibyo twakoze kubera yuko haba harimo abantu bangana namwe cyangwa harimo abatekinisiye b'ibyuma gusa tuzatangira kubera yuko uzaba urimo azaba yabyishyuriye kandi yaze ku isaha so ndobona ibyo ngibyo mwakoze dusigaje ibibazo bibiri hano wambaje uti dusanzwe tukumenyereye mu bukwe wambaje uti dusanzwe tukumenyereye mu bukwe no gutarama ahandi ntacyo usa n'inkera ati ubu noneho bitandukanye bite ubu sinzi nimba uri kugenda usoma n'icyusa n'inganzo ngari urumva inganzo ngari n'itorero nabayemo mbere y'uko ntangira kuririmba njyenyine twakoze umukino duhuriyeho turi babiri rero urumva ni muzabura ibyo mwigeze mbaha mbere maze amezi 5 mbyitegura nizeye ko muzabona ibyo mbahishiye kandi muzanyurwa nabyo ndabizi neza Yes, hari icyo cyaravuze ati mutwibutse na line-up abahanzi baza gufasha amasaha line-up wenda reka ire muyoboke abahanzi bazaririmbamo amasaha n'uko amatike nonaha nayo kuri gate abahanzi bazaririmbamo kugira ngo mwagire tubavuga uwa mbere nyiri igitaramo rero kwiteme Cyusa Ibrahim n'intera tuvuga intera kuko nabo dufite itorero rye bizaba ari hari n'abandi bazamufasha hakaba utijowe umuhungu wa Musomera nkunda cyane nawe azaba hari arona hano hari Christine nawe abenshi batari bamumenye bamwe bagana producer umuhanzi rero bagera umuhanzi utazakora production hakaba na nyoko Maria Yohana ndetse n'abakuru ukora kabenshi hano kuri cyane murabizi impamvu atajana ni we yari muri Amerika yarafite muri Amerika yaje kuroba arahari ariko n'abantu bari kuri line-up ikindi ku bijyanye n'amatike kugira ngo twari twagiye tubitangaza
twashyize amatike imbere hanze tembo igura 50 ku muryango, ariko abazigura ubu ngubu ndetse munari babwira kugira ngo baze babyumve abantu 20 iriho abantu 8, ngira ngo Robert Zibaduha udufashije kugira ngo zimwe mu ma sparkling wine zaba ziri ku matebo barazizanye hano, tuzaba dufiteho n'iryo cupa kuri iyo tebo. Hakabaho na single seat wakwicara kuri tebo igura 30 ubu ngubu, ariko ku buryo zigura 35. Twaganiriye cyane nyuma tubari mu tugore abantu bari inyuma mwadufashije muri gutuma press conference yacu itagenda fresh mu byo biba byanyu, Imana ibongere. So ngira ngo ni 35 ukaba iyo tike uri ku muryango ari kwiguza none handi 30 ukicara kuri table. Ibyo twagiye tubigira umuntu akaza akavuga ati ngiye se ko turi abantu 3 cyangwa 4 turabona table y'abantu 8, so turaborohereza nabo kugira ngo bazagure izo tike baza. Hakabaho n'ibihumbi 20 ku muryango igura 15 ubu ngubu, ushatse kuyigura uwajya online www.vitaro.com bahita ubibona then igura. Hakabaho n'ibihumbi 10 ariyo regular, ubu none iragura 8,000. Ubitubwirira abantu hari batabibona mubibagezeho mubihereze iriya website kugira ngo bazigura hakiri kare, uzaba witegereje n'icyo kunywa. Murakoze cyane Alex, reka dufate ibibazo bibiri dusigaje hano. Hari abavandimwe turi kumwe tutari twagize icyo nabo bavuga kuri iki gitaramo baje, Inganzo Ngari ndetse na B1 Gin nabo bagira icyo bavuga, ariko reka dufate ibibazo bibiri dusigaje cyane dusoma. Merci beaucoup. Nitwa P1 Kaswez kuva kuri Free TV na 55. Nari ikibazo kuri Chisai Ibrahim. Ni Migabo concert ugiye kumushyira cyangwa se gukora irata ibimenyetso n'ubutwari mu gihe bacu perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ese nyuma yayo hari indirimbo yihariye wateguye ku matora? Icya kabiri, mu guhitamo Chris Ned ndetse na Rukijo ndetse n'umubyeyi wa Yohana, wagendeye kuki mu kubahitamo ugendeye no ku bandi bahanzi basanzwe bahari muri gakondo? Murakoze. Indirimbo yo irahari, ariko urabona gutegura igitaramo ntabwo byoroshye. Repetition, abaterankunga, uba wirukanka ntabwo biba ubutuje. Kuba nzayishyira hanze nzabimenya nyuma y'igitaramo. Naho line up kuyihitamo ni ibintu byoroshye cyane, nawe ukibibona. Nashatse kuneza ingeri zose. Chris Ned ni umuhanzi mushya muri gakondo, akwiye kwereka abanyarwanda yuko ashoboye, kandi njyewe nkunda umuntu ukizamuka akora gakondo rwose. Biramfasha kuko nanjye kugira ngo ngere aha hari bakuru banjye banzamuye, kuko ndibuka kera ntangira kuririmba naririmbaga inyuma ya mama Cecile Kayirebwa, nyuma ngeze aho nanjye umuhanzi ku giti cyanjye. Ni muri ubwo buryo rero yaje muri iki gitaramo kugira ngo agaragaze impano afite, kandi arayifite pe, ni umuririmbyi mwiza. Ruti we birazwi, aririmba gakondo neza, ni umwe mu rubyiruko uririmba gakondo, afite impano ihambaye muri gakondo. Njyewe intumbero yanjye n'igihe nzabona nibura dufite nk'abahanzi 10 cyangwa 20 baririmba gakondo kandi twese turi bato, kuko iyo urebye neza ubona ko abatonto bacu n'abatante bacu barimo barakura, barimo barabyina bavamo. Rero tubonye amaraso mashya ari kuririmba gakondo, njye byashimisha. Nicyo cyifuzo cyanjye, ku buryo nko muri 2030 twaba turi nk'abahanzi 20 batoya baririmba gakondo. Ndabishimira cyane Ruti, tujya twaranabiganiraga, nkambwira ati wowe kuririmba neza urakajya Ruti ukuntu uririmba furaza. Ni ukuri nkunda iyo umuntu ari mutoya agakora gakondo kandi akayikora neza.
inganzo ngari kuzihitamo byo ni ntabwo byize nkitangira gutekereza igitekerezo cyo gukora konseri nta bandi banje mu mutwe ni inganzo ngari sinatinya kuvuga ko ari ryo torero rya mbere mu Rwanda bafite igikombe cy'isi bafite ibigwi byinshi mu makompetisiyo yabayeho mu Rwanda nibo bakegukanye bafite ubuhanga mwarababonye muri bar bakoze neza rero kuba twahuza imbaraga tukereka icyiza abanyarwanda nabitekereje byihuta bamba hafi ndacyababamo nubwo bwose wenda nkagihorana nabo umunsi ku munsi ariko ni abantu nkorana nabo iteka ryose n'ikindi ni uburyo bwo kugira ngo abazaza kureba batazumva kuririmba gusa ukunda umudiho nawe abona inganzo ngari zibyina intore bahamiriza abakobwa bashayaga batekereza ko gushubije reka tuhite dufata ikibazo kimwe na Brenda kimwe kugira ngo tuhite dusoza press conference turabifatira icyarimwe. Thank you so much. Mr. Patrick Bensotina Apotre ndashaka kubaza ikibazo cyose mugabo narebye kuri YouTube igihe ko imyaka 5 iriho kubera iki uyu munsi none nyuma y'iyo myaka yose nyuma yaho byose n'indirimbo zitandukanye aniheruka yitwa isengesho maze ukwezi kurengaho n'urugendo rwameze rute rwamarika imitemiro ndirimbo n'amarasohoye nyinshi niyo nziza ufite impamvu wenda wayikomoje ariko by'umwihariko n'urugendo rwameze rute maze muri gakondo hanyuma gakondo irimo iravaye yerekeza mu mboni za byose hanyuma manager muyoboke mukorana na manager wawe ni umujyanama mu by'ubucuti mukorana by'akazi urakoze Brenda ndashimira ndetse nanjye nje kubaza ikibazo bibiri kugira ngo nihute cyusa kuba kuri line up yawe y'aba performer ufiteho Ruti twabonye Ruti igitaramo yakoze i Rusororo umwaka ushize akaba ari umuhanzi wakoze igitaramo kiri successful kuriya kitusha ku mitima y'abantu benshi bakunda injyana gakondo ukaba umufite kuri line up wumva nta challenge ufite kuba uzasoza kuko uri main artist mu gitaramo gihari wumva nta challenge nini wihaye mu gihe yabanzaho ukajyaho wumva ibyo bintu bidashobora kugukomora mu nkokora. Secondly ese ikibazo nashaka kubaza ni icyo Ruti ari kumwe kandi kubaze kuko uri muri movement ya gakondo abantu bakuzi bazi cyusa wigize no kugira akantu ko gutrendinga harashya njyewe namenye cyusa bwa mbere hari trend yabaye kugeza kuri uyu munsi utekereza yuko izina cyusa muri gakondo uribona nko mu myaka 10 iri imbere uyu munsi ugiye gukora igitaramo yego ariko utekereza yuko challenge abahanzi ba gakondo bahura nazo kuba abantu benshi muri media badafata gakondo nk'uko basapotinga izindi njyana ni ibintu bikunda kubaho ubona mu myaka 10 iri imbere gakondo ibona he tugifite n'abahanzi bakeya binatewe n'uko n'abantu benshi bakifata nk'injyana igomba gukorwa n'abantu bamwe na bamwe. Thank you. hari cyambere na hera ku cya kabiri cyambere tuza iki cya Ruti icyiza cyo muri gakondo umufana w'umwaba n'umufana w'undi buriya nta mashyaka tugira usanga umuntu ukunda Ruti akunda Cyusa akunda Masamba akunda Jules Sentore akunda Muyango twebwe dufana injyana kuba Ruti yakoze igitaramo cyiza ni byiza rwose narakibonye ni cyiza ariko nanjye ndashoboye abantu mbona mu bitaramo tekereza ko nta n'umwe udataha yabize ibyuya bitewe n'uko yabyinnye ndashoboye kuba yabanza nkakurikira nta kibazo cyane ko mfite abafana banjye nyine tubaho muri timu runaka dufite uburyo twunze ubumwe
dufana injyana ntabwo dufana umuntu. Hari ikintu ikindi ni yabajije kubera iki indirimbo imaze imyaka 5 kuri YouTube wayisomo. Impamvu mpisemo kuyishyira hanze igitaramo Migabo Live Concert, ntabwo ngiye kwerekana indirimbo oya, ahubwo ngiye kwerekana uwo nahimbye Migabo nayihimbye 2019, ariko nyishyize hanze ubu, nshyize hanze igitaramo gisingiza uwo Migabo naririmbaga. Hari impamvu kandi mwese murayizi, si ngombwa ngo tuvuge. Kandi ni imwe mu ndirimbo nahimbye zuje ubuhanga mvanye mu mutwe wanjye. Ni ukurikiye ikinyarwanda kirimo, harimo ikibonezamvugo cyiza. Niyo mpamvu rero iri mu ndirimbo njyewe ku giti cyanjye nkunda kandi nahimbye. Wenda ubajije abandi ushobora kukubwira ibindi, ariko Migabo ni imwe mu ndirimbo nkunda, mu ndirimbo nakoze. Hari uwari umbajije mu myaka 5 uko tubona gakondo. Njyewe uko mbona gakondo mu myaka 5 bizaba ari byiza. Kubera iki? Hari urugendo runini cyane ubaze nk'imyaka 5 ishize aho gakondo yari iri naho ubona ubu. Byari bigoye kuba watekereza ko umuhanzi wa gakondo ashobora kuririmba akuzuza arena, ubwo ndavuga itorero. Mwarabibonye mu nganzo ngari ko bujuje hariya abahanzi bose ba gakondo bakoze igitaramo, ahantu hose haruzura. Bivuga ngo ikirere abanyarwanda bakunda gakondo yabo, ahubwo wenda mwebwe abanyamakuru ni mwebwe mutabibasangisha mu gufasha ahubwo iyo njyana igere ku banyarwanda bo bayigenerwa, kuko abanyarwanda bakunda gakondo yabo. Murakoze. Mu myaka 5 ndabizi neza ko tuzaba twabonye abandi bahanzi barenga 10 bose baririmba gakondo, kuko muri gakondo biragaragara ko harimo ubushobozi no gutera imbere. Icyanyuma ni Alex yabajije mukorana gute, inshuti manager cyangwa Alex icyambere ni inshuti yanjye. Ubu ngubu twakoranye kubera iki gitaramo, ntawamenya dushobora no kuzakomezanya no mu bindi bitaramo biri imbere, cyangwa se akanambera n'umujyanama, ntawuvuma ibitararenga. Ariko ubu nicaye aha turi gukorana muri iki gitaramo, ariko ntawamenyana nyuma y'igitaramo twakomezanya n'ibindi bitaramo. Ese nakoze cyane bagusubira tuzagusubira ntabwo aroha igihe cyose cyangwa n'umuhanzi ukunda kukimbaza, kugira ngo turi hamwe na bene barakimbanye, nyamara turakimbaza, reka gusiga kugira ngo ntuzongere kukimbaza. Uwamuha ubushobozi abanza mu Rwanda bose ni abamanegeri bafite impano, ariko this time ni muri pozisiyo yo gufasha abahanzi batabasha gukora ibitaramo kandi bafite ubushobozi buhari, ariko kugira ngo bihuze n'umuziki barimo gukora n'icyo turimo gukora kandi si entertainment. So ubutaha rero iyo nafashe umuhanzi ndabivuga ngira ngo nawe kugira ngo nabibabwiriye hano muri uwo muntu murayishimiye cyane y'igihe buri mwanya twarangana kuri sate. So rero ubu none handi mu gitaramo gusa nubwo iki kibazo kukimaza n'indi muhanzi mfashe I'll call you n'abandi babwira. Sibyo? Thank you, asante. So mbere yuko cyusa abisoreza press conference abandi turi kumwe n'abagize icyo bakora, harimo umuhanzi uje uhagarariye Ganzo Ngari aragira icyo avuga. Microphone manager aramfasha igere ku muvandimwe hariya aho uhagarariye P1G. Reka duhere ku Ganzo Ngari. Mwiriwe neza, twebwe n'Inganzo Ngari twiteguye neza Migabo, turi muri practice mu Bar, ntabwo byari byoroshye ariko duhora twiteguye, kuko twiteguye kuzamura umuco tukawugeza kure, kuko mu migabo dufite nk'uko Migabo concert ihari ni uko umuco wacu ugomba kuganza ukagaragara umwe wese akawumenya. Rero Cyusa twaramushimiye kuduha agaciro, kudutekerezaho, byatweretse koko Inganzo Ngari nk'uko nawe yahavanye ikaba ngari, dukomeje umurego, imihigo irakomeje.
kandi muzazindutse mu abanyarwanda bababwire bazazinduke turi tayari ibintu byose bimeze neza murakoze. B1 Jim. Murakoze. Nitwa Joshua, ndi brand manager wa Unity Investment Group. Tukaba dufite ikinyobwa cyitwa B1 ari nacyo twashize ku isoko. B1 ni ikinyobwa cyiza cyane ndetse twazanye n'izo kubasogongeza kugira ngo mwumve itandukanye. Dufite kandi n'ibindi binyobwa bitandukanye ariko B1 ni inzoga nziza kandi ikozwe mu buryo bwiza kandi umuntu wese uzakina azakishimira. Twishimiye cyane gutera inkunga cyangwa se kuba muri iki gitaramo cya Cyusa ndetse n'ibindi bitaramo bya entertainment tuzishimira kuba turi murakoze. Yes, murakoze cyane, reka tubashimire ariko mbere y'uko Cyusa dusoreza press conference bamuhereze microphone. Ndashimira abafatanyabikorwa twahereye dutangira press conference yacu Prosecco Kaneteni badufashije cyane barakoze kandi bafite wine nziza. Forza-Bet ni gaming company ya mbere mu Rwanda. Tecno mobile phone uyu munsi bafite Camon 30 series. Tecno market bagukorera printing zose wifuza. Yala group bari gufasha abahinzi kugira ngo bahinge kijyambere kandi babyaze umusaruro ibyo bakora mu mwanya mutoya. University of Kigali bafite amashami atandukanye dushobora kugenda hariya tukiga neza. iTech information technology bari developing a website software n'ibindi byinshi bitandukanye. By'umwihariko kuri iki gitaramo nibo bari gucuruza amatike. Abandi dushimira turashimira Karane Rwanda bakora ibijyanye n'ubwubatsi mwakoze gutera iki gitaramo inkunga mukaba muri hano mwarakoze cyane. Turashimira kandi B1G nk'uko amaze kubivuga. ABG Akagera Business Group turashimira Kigali Visa Company turashimira Mentor Company by'umwihariko turashimira Scovia Fashion ndetse na Mama Rwagasabo Inyarwanda igihe RBA turashimira ndetse n'ibitangazamakuru byinshi bitandukanye by'umwihariko ariko turashimira Onomo yaduhaye uyu mwanya ahantu turi gukorera press conference yacu. Uretse ko bafite Sunday brunch ku mafaranga 25 hamwe n'umuryango w'inshuti n'abavandimwe ukanezerwa. Friday bafite gakondo hamwe na Rukotana. All this night bari kumwe na DJ Emily. So abari bafatanyabikorwa bacu reka tubashimire ariko by'umwihariko Cyusa niwo ufite umwanya wo kugira ngo dusoreze press conference yacu. Thank you. Ndabashimiye ko dukoze press conference nziza. Nanashimira n'abanyamakuru ko mwabajije ibibazo by'ingirakamaro. Hari igihe wumva nk'umunyamakuru akubajije nk'ikibazo ukibaza uburyo kitanahuye n'ibyo murimo ariko rwose mwakoze akazi kanyu mu buryo bw'ubunyamwuga. Ndashimira cyane abo baterankunga yuko baduteye inkunga kandi ntekereza ko no mu bindi bitaramo muzakomeza gutera inkunga abandi bahanzi. Nanashimira cyane abanyarwanda kuko atari mwebwe ntabwo twaba turi hano ku bwanyu. Muramutse mutaje mu gitaramo cyanjye ntekereza ko kitaba. Ndabashimira cyane, shimira abamaze kugura amatike kandi mukomeze mugura amatike atarashira. Tugire umuco wo kugura kare atari ukugura ku munsi wa nyuma amatike ukabona arashize ugatangira gushakisha uburyo mwaza mu nzira z'ubusamo. Tugure kare ubundi muze. Ndijeje ko muzabona igitaramo cyiza. Nongere nsubiremo, umuntu utazaryoherwa n'igitaramo njyewe nzamusubiza itike yaguze. Bisubiyemo, umuntu utazaryoherwa n'igitaramo nzamusubiza itike yaguze. Ariko ubwo nimubona wabize ibyuya urimo urabyina ukaza umbwira ngo ntiwaryohewe kandi mbona ufite ibyuya, ubwo zaba ari ikibazo. Ndabashimiye rero, mukomeze mushyigikire gakondo murakagira imana. Yes, arakoze cyane. Turashimira ibitangazamakuru byose byari byitabiriye press conference yacu. I know the RBA igihe Inyarwanda, Mama Rwagasabo, Flash, Magic, Jalas, Baby Times, 3D, Inyarwanda n'abandi bose bari hano. Mwakoze cyane, Imana ikomeze ibagure mu byo mukora.
muri rusange kandi igitaramo kizagenda neza Migabo live concert tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 muri Camp Kigali. Thank you guys. Buri wese dushatse twahagarara tugafata ifoto ya groupe yacu byabaye sawa cyane. Icana kabisa.